Welcome, my people, wherever you are, it's Walive again, and this is Walive TV show. As we proceed to give what you need, we are back, we are back, we are back. Ibana mwari mwayatubuze, ntabwo ibintu biba byoroshye, tuba dufite akandi kazi dukora, niko tuba twarahaye umwanya uhagije, ariko igihe tuzajya tubona umwanya tuzajya tubatamo. Uyu munsi rero naje nta musitari nzanye, mumenyereye ko nza kuri nuza kamera bazaniye umusitari, ariko uyu munsi twaje gukora content kugira ngo turebe urukundo rw'abantu, abantu niba bakigira urukundo, niba umuntu ushobora kumubwira ni ndashonje akaguha icyo kurya. Niyo mpamvu tugiye kwinjirira amabotike atandukanye kugira ngo turebe umutima w'abantu. Njye yenda mpabyire ni vie cyangwa mere, ndashonje, wampaye akarindazi k'Imana izaguhemba. Tujye twumva ukuntu nyine atwakirana, niba ari umuntu wo kudufasha ikintu nyine aratubwira. Uyu munsi niyo content twateguye, mubane natwe in next episode. So rero tugiye kwinjirira uyu muntu ukora muri botike nuko twabibabwiye tumuganirize. Mwiriwe aba hano. Twiriwe neza. Ushaka iki? Nitwa Walive Rivardo. Narinjiye kubasaba irindazi, ndumva nshonje cyane rwose. Imana yabagirira umugisha kandi nta mafaranga mfite. Numa irindazi Imana izaguha umugisha. Ubwo si bwo kubona ibyo bintu uri kumbwira umuntu nkawe n'usabiriza irindazi ry'ijana koko akareka. Nanjye n'ukuri ntabwo nje kurisaba, ari uko nyine n'ibibazo biba bigwiriye umuntu, ariko umfashije nawe Imana yazakugirira neza. Si ngo hari umuntu ugikorera Imana ngo umutima mwiza, usubite umutima mwiza urinjiza muri botike mwana, ntabwo byavamo kabisa. Bro, wakoreye Imana koko, wagize urukundo ukamira indazi ko nshonje, ko Imana izabiguhembera koko. Irindazi rimwe ry'ijana niryo wakamejeje uri kunsaba, ndiguhereza n'ibyo ushaka. Haka ikibazo umuntu w'umuhungu nawe urumva naguha irindazi ry'ijana uri kumbeshya. Ntabwo ndi kukubeshya, ndashonje n'ukuri, ndashonje, nshaka irindazi ry'ijana, Imana izaguha umugisha pe. Ngo ritore ngiriri yawe nawe ritore nta kibazo. Ndifate? Ifate nari rifate. Yo bro, Imana iguha umugisha. So ntabwo narindi gusabiriza, nagira ngo nende gukora content, nagira ngo ndebe umutima w'abantu, niba hari abantu bagifite umutima wo kuba batanga, kandi nawe niba ubikoze bikuvuye ku mutima, nta kibazo kabisa. Imana igufashe kandi umutima mwiza uzawuhorane kabisa, biranshimishije. Wawe naribi nta mutima mubi, umutima mwiza ko uri mu bantu bose buriya kari uko nyina bari bigerageza, ariko naribi. Murakoze cyane. Nazica akanjye kashobotse ngiye gusa. Bize bite? Aribi. Nabashaka. Yes, ni zo ucuruzamo hano se? Ahangaha? Ni wowe? None se kubona ibintu bimeze nabi mwana, ntabwo wabinkorera? Kubijyanye n'itwara, kubijyanye n'iki? Uri kureba hariya? Kubijyanye n'iki? Dore ibitaro bimeze nabi, niyo wataha ku mandazi nabi, si byose? Rero Imana izaguhemba wana, ntabirenze. Murabaye kuva he? Njye nari muri sindi mugenzi nyine gutyo bisanzwe. Ntabwo mu rugo ari intanga nyine, nawe urabibona. Ahantu bita za Kibogo iyo kure urahazi se? Ntabwo wamenya. None se ubwo ntabwo wafasha Imana ikazaguhemba? Aramufite wundi se wewe. Reka uriya ntabwo turi kumwe. Areshya.
nawe se urashaka kumufasha Birabeshya. wapi Birabeshya kandi muri kumwe. oya ariko ushaka abantu bamfasha nase niyo twaba turi kumwe n'ubundi bwo ntabwo wamfasha Ntabwo n'umutima mubi. nta mutima mubi nta kibazo none se ubwo uramfasha nyine gutya ugihagaze akabanisha Fata mwarimu. genda ndigihereza nta kibazo ntabwo tunyongeza n'akaji ariko sibyo yego Yari ifite n'umutima we. N'akazi byose. Bwa mbere. ikinyatse bwa mbere sha urakoze kabisa Kuri papa. twajya turebe niba mugifite umutima mwiza tugenda tureba ahantu hakiri umutima mwiza mu mabutike niba babasha gufasha we byiza biri imbere kabisa kandi imana namva Noneho twarakubonye. abaye ntabwo kwaruka ukumva sibyo sawa ntari bimwana nta mutima mubi rata magana abiri yose se none wapi witonze ijana ntabwo warima se sinarwa rimera n'ubuntu dore nzane nanyishisha wapi ntabwo mwiriwe amakuru nitwa Hamimu nagenze urugendo runini nashakaga kugusaba akarindazi k'ijana njye ndashonje Imana izaguha umugisha n'amafaranga mfite byanjye ni birebire mere byanjye ni birebire kabisa wampaye irindazi se koko nshonje mere mwiriwe mere wanjye amakuru yanyu nitwa Hamimu nturutse ahantu kure nshonje nabuze n'umuntu wampa akarindazi ngo niki wampaye akarindazi naryo k'Imana izaguha umugisha ndashonje pe Neri ibyanjye ni birebire nturutse ahantu kure cyane ngiye ngiyo ruguru mu misozi si mu Kigwena se buriya ukaba uvuye kure cyane mu Kigwena ugiye kuhagera ibintu ugiye kuhagera ubu iyi Kigali n'amaguru se ntose mwampaye irindazi ko ugiye kugura kandi agiye kurirya ngiye koko ndipfunyika Mere murakoze cyane njyewe ko yikanze kamanzi mabwire ngende umu content creator nkaba ndi n'umuhanzi mba ndi gukora content mba ngira ngo ndebe niba hari abantu bakigira imitima myiza nagendaga ahantu hose ndi kubabwira ko nshonje mu by'ukuri ntabwo nshonje pe kubona ko ndi umusore utabura ijana ryo kwigurira irindazi nyine mba ngira ngo ndebe umutima niba hari umuntu ushobora kubwira ko ushonje akaba hari ikintu yagufasha ko hari umuntu ushobora kubwira ko ushaka irindazi akariguha ni muri ubwo buryo iri rindazi rero ndaribagurira kandi ndanaryishura rwose ariko nagira ngo nyine ndebe umutima ko hari abantu ushobora kuza ukabyira n'ubu ngubu hari umuntu ushobora kukubwira ni ndashonje mu by'ukuri ufite ibiryo mu nzu sibyo utari bubirye ubizi neza ko utari bubirye ukabimwira niyo mpamvu rero ngira ngo ndebe niba hari umutima abantu bagifite umutima wo gufasha burya umuntu naza cyane rwose nabonaga nyine wenda urashonje ushaka ushonje kuko wenda byose yabajagura aya mazi icupa rirahenda sibyo noneho ijana ry'iri ariko navuga ati bishobora kubaho ubuzima njye rero wowe wanasonza no kuba
usa neza ntibivuze ko umeze neza mu mufuka. Rero ngewe iri rindazi ngiye kuryishyura, niba urarirya niba urarikora iki, ariko abantu kubona ko hari abantu bagifite imitima myiza, hari abantu bagifite urukundo kabisa. Iyi ngiyi niyo kontenti yacyo kabisa. Zana iriwe meze neza. Ngewe banyita Keve, nkaba narinyuze hano nyine bisanzwe mbasaba. Hari ikibazo? Isoni zo ziba ni ngombwa, isoni zirumva bazabura, ni uko numvaga mfite inzara yandi kubasaba nta nuko kurya. Niyo kaba kari idazi k'ijana nta kibazo. Nitwa Keve. Nanyuze aha ngaha nshonje numva inzara irishe. Ahantu mugaye? Abantu basaba n'abantu bamugaye. Oya, n'umuntu ariko aryaba afite n'ikibazo ashonje. Oya murakoze ntaribi. Mwibutse ngewe cyaje unyemerera amagi. Ntabwo mbyibuka, abasungura bwa nama n'amagi nk'ibi urabibona, dore yuko mvuye none inzara imeze nabi. Ni wamigira imwe. Ndashoboye, ese ntiwakora n'Imana? Igi ni 200. Ubu ntabwo umuntu ashonje wamuhereza iby'ubwo ari byo. Ukorera Imana nk'abantu ba kera. Ukorera Imana nk'abantu ba kera nyine uri kuvuga ati ngiye kuri masa. Uburireke. Twari tukiri kureba abantu urumva bagifite umutima mwiza nyine wo kuba yafasha, agifite umutima mwiza muri rubanda nyine mu bantu bagenda bacuruza, nimba nyine hari abagifite umutima mwiza. Gute? Nyine bose urabizi muri ino minsi hari umuntu utapfa kuguha, akazavuga ati ngo reka sawa ntareba ariko urakoze. Let's go. Mwene mwiriwe makuru meze neza. Mere nitwa Hamimu. Nagenze urugendo runini ahantu kure mu birebire, numvaga nshonje, wampaye akarindazi k'ijana k'Imana izaguhumurisha. Nimubeshe? Ndi kukubesha ko nshonje koko? Ntabwo ndi kukubesha mere wanjye, nashonje ni ukuri. Ukuri ndashonje mere wanjye. Nshaka akarindazi ni ukuri mere. Mere wanjye urakoze cyane, ugira umutima mwiza kandi umutima mwiza uzawuhorana. Njye ndi umu content creator, nkaba ndi n'umuhanzi mba za Kigali, mba naje gusura hano ibyaro ngo ndebe niba hari abantu bakigira umutima mwiza, niba hari umuntu ushobora kubwira ngo urashonje akagufasha, niba hari umuntu nyine ukigira rwa rukundo rwo kuvuga ni uyu muntu niba mbwiye ngo ashonje ndashonje.
urinsubiza urirye ubwo njyewe ngiye kure kugurira urirye njyewe n'ibyishimo kubera ko nagira ngo njyewe ntabwo njya nkunda amandazi pe ariko numvaga irindazi ariko kantu gatoya wenda umuntu yagiraho impuhwe yo gutanga kuko niyo nza ndi gukwaka iriya ji wenda ryo utari kuyima numvaga nyine irindazi ariko kantu umuntu yaheraho kugira ngo yumve niba hari umuntu wenda wagira gutanga gito mu byo afite kugira ngo aramire undi muntu njyewe akarindazi rero ndakakugurira nanakishuri kuko unyeretse umutima mwiza kandi umutima mwiza uzawuhorana ngashyira umwana kuko nari ngiye mu rugo nta kibazo rwose ninjye ukaguriye nubwo umwana wawe ukaguriye cyane rwose ngaguriye umwana wawe rwose kandi umutima uzawuhorane umuntu naza kugusaba ashonje uzamufashe kandi nunafashe umuntu ntuzasigare uri kwicuza uri kuvuga cyane gusa n'abandi n'umuntu ari kunkinisha ntabwo ari umuntu ari kunkinisha kubera iki se rwose uri kubona nasa n'umuntu ushonje koko ndabona ko udashonje rwose koko ntabwo usa nk'ushonje nawe umuntu ari kunkinisha ntabwo hari igihe umuntu cyane rwose hari igihe umuntu aba afite ibibazo kabisa zana twishyure. So guys, nuko mwabibonye twazengurutse amabotike atandukanye, hari abatwetse urukundo, hari abatabyumvishije neza, ariko icyo nabonye cyo nibere ko twahereye ku kandazi, hari abantu bagifite umutima wo gutanga pe. Abanyarwanda umutima mwiza bamwe na bamwe baracyawugira ariko hari n'abadukatiye. So guys, content yacu y'uyu munsi yari iyo ngiyo. Duhure muri next episode. Ebana, buri uko tuzajya tubona umwanya tuzajya tuza tubatemo kabisa. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Ebana, tell a friend to tell a friend. Bafite ibintu bya danger. So we are sign out.